hari uyu nguyu wabajije kuri bya bindi bya fast lane, biriya by'inzira y'umuhanda, cya gitabo cyitwa The Millionaire Fast Lane. Icyo gitabo wa mugani twagikomozaho gatoya cyane ko nacyo kiri mu byo twigeze tugarukaho. Nigeze kubabwira ko niba hari igitabo cyakunzwe n'ababyara byibura kuri 95% by'abagisomye, ni cyitwa How to Become a Millionaire. Ni gute waba umumiliyoneri niba ari byo nzozi zawe, kubera ko hari n'abantu badafite inzozi zo kuba abamiliyoneri, bagendera muri bya bindi byitwa detachment. No kwitandukanya n'iby'isi bitewe wenda n'umuhamagaro wawe. Mujya mubibona abantu benshi baba detached, bakaba detached n'isi ku buryo iby'amafaranga ababirebera kure. Ntumubwire ibyo kuba miliyoneri, yarenze, ni munini kurusha amafaranga niba ariko navuga. Ariko iki gitabo cyo kikwereka inzira y'ubusamo ishobora gutuma uhinduka umumiliyoneri. Ariko nanone niba hari umwanditsi wajowe cyane, nibyo nigeze kubabwira, akitwa umushinyaguzi, azizwa ibyo yanditse, no witwa DeMarco, MG DeMarco. Ibiri muri iki gitabo ni byo bamuziza muri rusange. Ni nabyo rero ngiye kugaruka muri iki gitabo, wenda nkabinyuraho hejuru mu rwego kugira ngo n'abantu batabashe kubyumva babashe kugira icyo bakuramo. Nawe ushobora kumujora, ariko impamvu benshi bamujora nuko yatanze ubutumwa buryana mu matwi ku bantu benshi. Gusa ku muntu wese ureba kure ntabwo yatinyuka kumujora na gato. Ibintu yavuze birumvikana. Iki gitabo rero cyitwa How to Become a Millionaire, The Millionaire Fast Lane. Cyarakunzwe cyane ku buryo cyahinduye mu ndimi zirenga 20. Ni igitabo kigaragaza ubuswa abantu benshi bakora mu bijyanye no gutera imbere, ari nabyo bituma benshi bahitamo inzira wagereranya no kugenda n'amaguru. Kandi hari uburyo wakoresha ukagenda n'indege cyangwa se ukagenda n'imodoka ku muvuduko wo hejuru ugana mu rugamba rwo kuba umutsinzi. Ariko ugasanga benshi kubwo kurangara bahisemo inzira yo kugenda gahoro cyane mu kugera ku butsinzi. Iki gitabo rero cyanditswe na MJ DeMarco, agishyira hanze mu mwaka wa 2011. Ni igitabo gifite page 338. MJ DeMarco ni umushoramari kabombo w'umunyamerika, ari mu kiruhuko cy'izabukuru ubu ngubu. Yavuye kure ariko aba umumiliyoneri, abifatanya no kwandika ibitabo rero byibanda cyane ku bukungu. Akaba ari nawe uyobora The Fast Lane Forum. Ni community igizwe n'abashoramari barenga 45,000. Umutungo we ubarirwa muri miliyoni 20 z'amadolari y'amanyamerika. Uko yahindutse umumiliyoneri rero nibyo yifashishije agaragaza uburyo buri wese ngo yaba miliyoneri. Ngiye kwifashisha urugero rworoshye ruragufasha kumva icyo yashatse kuvuga mu gitabo yise The Millionaire Fast Lane. Mu bijyanye n'ubukungu habaho inzira 3 zibigena. Wazigeranya n'inzira zigize inzira nyabagendwa. Bisanzwe bizwi ko inzira nyabagendwa ku bantu igizwe n'ibice umuntu yavuga ko ari 3 by'ingenzi. Hari the sidewalk, hakaza the slow lane, ndetse na the fast lane. Iyo uvuze the sidewalk mu Kinyarwanda ni nk'akayira k'abanyamaguru. Muzarebe nk'umuhanda wa kaburimbo ugira akayira ku ruhande k'abanyamaguru. Mujya mubona akayira kaba kariho amapave abanyamaguru banyuramo, ako niko bita sidewalk. Hanyuma slow lane ni igice cy'umuhanda abatwara ibinyabiziga bagenda gake bashobora kwifashisha. Kwihuta muri icyo gice ni ikosa uba uri gukora, burya n'umupolisi yakwandikira. Uramutse wihuse cyane uri muri icyo gice, umupolisi abishatse yakwandikira. Hanyuma hakaza fast lane, ni igice cy'umuhanda aho abatwaye ibinyabiziga bihuta bashobora kwifashisha ku buryo kukigendamo gake nabyo biba ari ikosa n'umupolisi yakwandikira. Ni ikosa uri gukora mu muhanda. Niyo ushaka kubisikana nicyo gice unyuramo akenshi, kubera ko iyo uri kubisikana uko byagenda kose urihuta ugereranyije n'ukuri imbere. Mu bijyanye n'ubukungu ushaka guhitamo kugenda mu kayira k'abanyamaguru cyangwa se ugahitamo kugendera mu gice cy'umuhanda kigenderwamo n'umuvuduko mukeya, cyangwa ugahitamo igice kigenderwamo n'abihuta bashaka kubisikana. Fatira urugero rw'iterambere nk'umuhanda nyabagendwa. Iyo uhisemo kugendera mu gice cy'abanyamaguru rero, the sidewalker
ushaka wabigereranya na bariya abantu bakora ibiraka, biriya by'abantu bakora mu buryo bw'ibiraka, muri make bakorera kuri kontra z'igihe gitoya, ni igice kigenderwamo n'abantu basanzwe. Nuriya muntu ubaho ategereje sheke ya buri kwezi cyangwa se buri cyumweru, biterwa n'igihugu cyangwa se imiterere y'akazi. Iyo sheke ishobora kuba iy'ukwezi cyangwa se ikaba iy'icyumweru. Hari n'abakora bayatahana nk'abafundi, abayede bahembwa buri munsi. Uyu muntu ugenda mu kayira k'abanyamaguru nta bundi buzima bw'ejo hazaza abara, icyo areba ni umushahara yinjiza, nta kindi. Akenshi abakozi bakorera ibigo byigenga wabashyiramo hano, kubera ko ibigo byigenga isaha n'isaha banakwirukana, isaha n'isaha kontra yarangira, nabyo wabibara mu buryo bw'ibiraka. Ni nako bimeze na hano iwacu mu Rwanda. Iyo udakorera leta burya wabarwa nk'umukozi ukorera ibiraka, niba ariko navuga. Ni umuntu uhora ategereje umushahara runaka ku kazi wagereranya n'ikiraka kuri kontra y'igihe runaka. Uyu mukozi abara ubukeye agendeye ku mafaranga ahabwa buri kwezi. Ni wa muntu ubuzima bwe bwikaragira ku mushahara w'ukwezi, nta kindi yitayeho. Muri make akazi gahagaze ubuzima bwe bwajya mu kangaratete, kandi biba bishoboka ko akazi kahagarara isaha iyo ari yo yose. Ni hahandi ubuhembwa utwuhembwa nta kwiteganyiriza mu zabukuru, kubera ko aho ukora wenda n'imbara ubukeye ejo n'ejo bundi bosi yanabivamo nawe ugatakaza akazi gutyo. Rimwe na rimwe abagendera mu kayira k'abanyamaguru cyangwa se abanyabiraka bashobora no kubamo abakorera amafaranga menshi cyane. Urugero nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru, nabo wababara muri iki gice, kabone n'ubwo babahembwa akayabo mu gihe runaka. Ikibazo rero cyo kugendera mu kayira k'abanyamaguru, ikibazo cy'ibiraka, ikibazo cy'akazi kadahoraho, nuko rimwe na rimwe kaguhuma amaso ukagira ngo kazahoraho. Kuri bamwe bikarangira nabi rero, ugasanga niba akazi gahagaze cyangwa se akagira imvune izatuma adasubira mu kibuga niba ari nk'umukinnyi, cyangwa se akageza igihe azaba adakeneye mu kazi bakamwirukana agakubitika cyane, kubera ko yiringiye ibiraka, bimuhuma amaso agira ngo bizahoraho kandi ni iby'igihe gitoya. Ikiraka kiguhuma amaso rwose. Niyo mpamvu uzasanga nk'umuntu wari icyamamare, yari umuririmbyi kabuhariwe yakoreye amafaranga menshi, yari umukinnyi kabuhariwe, cyangwa se yakoreraga ibifaranga byinshi muri kampani runaka, ariko agahararo gashize cyangwa se umusaruro we ugabanutse, nyuma y'uko atagikenewe, nyuma y'uko ikiraka kirangiye, nyuma y'uko kontari ihagaze, arakennye bitavugwa, agasigara asaba umuhisi n'umugenzi. Yahumwa amaso n'ikiraka kubera ko yagenderaga muri sidewalk. Akazi k'ikiraka rero gasaba ko ukoreshamo ubwenge, ukonka ucuranwa, kubera ko kaba atari inyoko niba ariko navuga. Kameze nk'isi, wa mugani ngo isi ni konsa, wonka ucuranwa, kubera ko isi ntabwo ari inyoko. Muri make kakagira ikintu kagusigira cyasunika iminsi n'igihe kahagaze. Ibyo rero nibyo bita kunyura inzira y'abanyamaguru mu iterambere. Urabizi ko umunyamaguru abazi n'utuyira twapanya agenda acamo kandi akagerayo. Ushobora guhaguruka hano uri nko ku igare, undi akagenda n'amaguru, mwese mugiye mu mujyi, wagiye mu mujyi agaca za panya akanagutangayo rimwe na rimwe. Nicyo bita rero inzira y'abanyamaguru. Ni inzira rimwe na rimwe ishobora kuguha amafaranga mu buryo bwihuse ariko adahoraho. Iyo ni inzira y'abanyamaguru rero. Hanyuma rero muri iki gitabo bagaragazamo uburyo bwa kabiri bw'abantu bagana ku iterambere, bakoresha ibyo bita slow lane. Iyo rero ni inzira ya gake gake, cya gice cy'umuhanda uba ugomba kugendera ku muvuduko wo hasi. Aha ni ahandi intego y'ubuzima ari ukujya ku ishuri ukiga, wavayo ugashaka akazi. Inaha slow lane yagereranywa n'ubu buryo bw'abakozi ba leta. Uretse ko hari n'ibigo byigenga bibikora cyangwa se bibikorera abakozi babo, nabyo bikagira amategeko abigenga ajyanye wenda n'igihe umaze mu kazi n'ibindi bitandukanye. Slow lane ivuze ko mu mafaranga ukorera hagomba no kugira ayo ukatwa, akaba yajya no mu bwiteganyirize. Muzabona ko nko ku bakozi ba leta kenshi ariko bigenda, nubwo hari n'abandi babihitamo muri ubwo buryo, cyane ko burya guteganyiriza umukozi wawe ni n'uburenganzira bwe, nubwo abanyabiraka benshi batabikorerwa. Muri make niba abakozi babiringiye akazi cyane, rimwe na rimwe akaba anafite kontra y'igihe kirekire rwose, no kugira ngo akavemo bikaba bigoranye. Ni ka kazi ujyamo ukaba wizeye ko ushobora no kuzageza mu zabukuru ukikarimo, ndetse no mu zabukuru kubera ko bagiye baguteganyiriza, ukaba wizeye yuko ushobora no kuzajya uhembwa amafaranga ya pansiri.
y'amafaranga wakatwaga buri kwezi akazakugoboka ugeze mu zabukuru. Nko mu bihugu byateye imbere nabonye hari n'ubundi buryo bakoresha ku buryo ayo mafaranga ukatwa ashobora no kuguhindura umuherwe rwose, ariko ugahinduka umuherwe ugeze mu zabukuru. Usanga henshi 10% byayo binjiza ariyo bashobora gukatwa akajyanwa mu bwiteganyirize. Ayo mafaranga wenda akajya byara akanyungu, noneho wazajya mu kiruhuko cy'izabukuru ukazajya uyahembwa buri kwezi kugeza ushizemo umwuka. Iyo rero ni inzira itunganye rwose, ariko y'abantu bagenda gake gake mu muhanda. Ugasanga umuntu yaririye arimara ari kuzigamira amasaziro ye ku buryo imodoka nziza, inzu nziza azayigura ageze mu zabukuru. Ubu bufatwa nk'uburyo bwiza ku bantu b'abanyabwoba, bufatwa nk'uburyo bwiza ku bantu bashaka kubaho ubuzima buringaniye kugeza mu masaziro, bufatwa nk'uburyo bwiza ku bantu batiyizi kandi batiyizeye, batazi n'umuhamagaro wabo. Ndetse ku rundi ruhande hari n'abavuga ko ubu buryo ari bwo bwiza kuruta buriya bwa mbere bw'ibiraka. Banza niyo mpamvu umuntu ashobora guhabwa akazi nko muri leta akagenda yiruka, kubera ko abatekereza muri ubu buryo, aho bagufasha kwivuza bakanaguteganyiriza mu masaziro. Hanyuma rero uburyo bwa gatatu ari nabwo nasorezaho, ari nabwo bwatumye umwanditsi w'iki gitabo benshi bamujora, ni ubwitwa fast lane. Fast lane iyo rero ni cya gice abatwara ibinyabiziga bagomba kunyuramo biruka bari ku muvuduko uri hejuru. Kukigendamo gahoro ni ikosa. Mu bijyanye rero n'iterambere, iki gice cya fast lane ushatse kugisobanura mu magambo make wavuga ko ari igice cy'abikorera. Abacuruzi babarizwa muri iki gice, cya gice cy'abatagira ubwoba bwo gushora. Ba nyiri business ukoreramo nicyo gice baba bagenderamo, burya nicyo gice baba barahisemo. Cya gice cyo kubaka abantu bakubaka business. Cya gice cyo gushyira ku isoko. Igihe cyose ushyize ikintu runaka ku isoko, wagira umugisha icyo kintu kikaganwa n'umubare munini w'abantu, uba wakize byabarangiye, uri kugendera muri fast lane. Muri make uko ugira abantu benshi niko biguhindura umukire vuba vuba. Niba wigarurira abantu bizaguhindura umukire vuba vuba. Niba ikintu ukoze cyitabirwa n'abantu, uko byagenda kose nawe uzatera imbere. Hakabaho rero n'irindi hame ryabyo ari naryo benshi bajoye, ni ihame rigaragaza ko ukurekura cyane niko bikugira umukire. Tanga ibirenze n'ibyo usabwaga bizaguhindura umukire. Niba ufite ubutwari bwo kurekura, biroroshye cyane ko no kuba umukire kwawe bishobora kuzihuta. No gushora rero ni ukurekura, urashora ubundi ukunguka. Amafaranga n'imbuto ku muntu uri muri fast lane, arashora ubundi agategereza inyungu, nubwo rimwe na rimwe ashobora no guhomba akabikuramo isomo agakomeza. Uko bungira akamaro ku isi niko uhinduka umukire vuba vuba. Uko ushora mu bantu niko uhinduka umukire vuba vuba. Ubaka abantu nabo bakubake vuba vuba. Igihe cyose rero ukoze ikintu cy'ingirakamaro kuri rubanda nyamwinshi, ni ibintu bita byikora ko uhita uhinduka umukire vuba vuba. Urugero, niba uvumbuye nk'umuti uvura kanseri, umuti uvura diyabete, umuti uvura sida, ukabasha kurinda ubwo buvumbuzi bwawe kugira ngo abamamyi batabukwiba cyangwa bakanakwica, ni ibintu bita byikora ko uhita uhinduka umukire mu kanya nk'ako guhumya. Washoye mu bintu bigirira umumaro abantu benshi. Niba ukoze urubuga nka Instagram, niba ukoze urubuga nka X, niba ukoze urubuga nka TikTok, niba ukoze urubuga nka YouTube n'izindi, abantu bakarugana ari benshi, ni ibintu bita byikora ko uhita uhinduka umukire. Niba ushyizeho ahantu abantu wenda bashobora kuruhukira, bashobora gusohokera, ni akabari, ni hoteli runaka, ni ikintu runaka ushyizeho kikaganwa n'abantu benshi, ni ibintu bita byikora ko iyo ni business irakuzamura. Muri make niba uzanye igisubizo abantu benshi bakeneye, uko byagenda kose uzazamuka. Uko ubingira akamaro niko abantu benshi bakujya inyuma, uko bakujya inyuma niko utera imbere. Nubwo biba birimo risk, ariko ngo nibwo buryo bushobora kugukiza vuba vuba. Nubwo buryo rero yise fast lane, ni uburyo bw'abantu biyizeye kandi bashiretse ubwoba. Shakisha uburyo ushyira ikintu cy'ingirakamaro ku bantu, urebe yuko udatera ikirenge mu cy'abamiliyoneri. Muri ubu buryo bwose rero, ubu buryo bwa slow lane bwo kugendera ku muvuduko muke kugeza mu masaziro, usanga ari bwo abantu benshi bakurikira. Impamvu umwanditsi atanga nuko abantu benshi babarangaye kandi benshi ni abanyabwoba. Iki nicyo cyatumye rero uyu mwanditsi avugwaho cyane, ariko impamvu atanga zikanumvikana. Abenshi mu bantu
bakurikira buriya buryo bwa fast lane bikarangira bahiye, nuko rimwe na rimwe ngo barangara. Uti barangara gute rero? Nk'uko muri kino gitabo bagerageza kubikomozaho, benshi bahitamo kugenda gake kubera ko baba bafite ubwoba bwo gushora, kubera ko kuba ingirakamaro cyangwa gushyiraho ikintu cy'ingirakamaro kuri rubanda nyamwinshi bisaba amahame, kandi abantu benshi batinya amahame. Bamwe mu banenze iki gitabo bashinjije umwanditsi gusa naho ngo yayobeje abantu, bavuga bati ntabwo abantu bose bavumbura itara, ntabwo abantu bose bavumbura umuti, ntabwo abantu bose bavumbura Facebook, siko bose bavumbura Google, ntabwo ariko bose bakora Amazon, ntabwo ariko buri wese yabasha kubaka abantu. Gusa umwanzuro umwanditsi yabahaye nuko badakwiriye kunenga ibitekerezo bye, ahubwo ubwabo ngo aribo bakwiriye kwinenga. Urugero yatanze, yaravuze ati niba utabasha kuba ingirakamaro ku buryo bubaka abantu, iryo ntabwo ari ikosa ry'umwanditsi, ahubwo ni ikosa ry'umuntu ku giti cye, kubera ko hari ingero nyinshi z'abantu babikoze. Yatanze urugero rw'abantu babiri babaho ubuzima butandukanye. Niba umwe amara umwanya munini mu bintu bitamwubaka, ni nka rwa rugero nigeze gutanga. Niba umwe amara umwanya munini ari muri filime, undi akamara umwanya munini ari mu nzu y'ibitabo, biragoye ko mwahwana mu bijyanye no kubaka abantu cyangwa se mu bijyanye no kurema ikintu cyakubaka abantu. Niba umara umwanya munini cyane uri mu kabari, uri mu mipira, undi akawumara yiyungura ubumenyi ari gusoma ibitabo, ejo n'ejo ubundi nakora igikorwa cy'indashyikirwa uzamurenganya. Niba inzozi zawe ari ukuvumbura umuti, wenda umuti wa sida, umwanya munini ukawumara uri mu makuru ya ba Cristiano Ronaldo, ubu uzarenganya umwanditsi, kandi umwanya wawe munini warawumaraga uri muri Champions League. Iyo ushaka kujya mu mubare w'abantu rero bagendera ku muvuduko wo hejuru mu iterambere, ugomba kugira amahame. Ugomba kugira amahame ajyanye n'ikintu ushaka gutsindamo cyangwa se kuvudukamo. Uzarebe umuntu uri ku muvuduko wo hejuru ntabwo yarangara nk'umuntu uri kugenda gahoro. Umuntu uri kugenda gahoro ashobora no kuvugira kuri telefone, nubwo bibujije mu muhanda, ariko biroroshye ko yanayivugiraho, wenda ntakore impanuka. Umuntu uri kugenda gake gake biroroshye ko yanasoma akantu nko ku kinyamakuru, cyangwa se yatega amatwi ibintu runaka, cyangwa se agahamagara umuntu ku ruhande akamuhereza akantu, akazigo, kuko ari kugenda gake gake. Ariko umuntu uri ku muvuduko ntaba yemerewe kurangara. Biterwa rero n'inzira wahisemo guhitamo. Niyo mpamvu kurenganya umwanditsi ni ikosa rikomeye abantu benshi basomye kino gitabo bagiye bakora. Niba ushaka kugendera ku muvuduko wo hejuru, ubwo urahitamo hagati ya filime n'igitabo kijyanye n'ibyo ushaka kuba umutsinzimo. Urahitamo hagati y'imikino, wenda n'uburyo wakwiyungura ubumenyi bujyanye n'ibyo ushaka gutsindamo. Urahitamo hagati y'imiziki n'ubumenyi bwagufasha kuvumbura umuti runaka. Ni icyo ngicyo uyu mwanditsi yashatse gusobanurira abantu, nubwo ari ukuri kwahuranyije mu matwi, ariko ni ukuri kumvikana bitewe n'ibyo ushaka gutsindamo. Niba ubona umwanya wo kurangarira mu bindi bintu bitakureba bitajyanye n'inzozi zawe, icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uri kugendera muri slow lane. Ariko niba umwanya wawe 100% uri ku muvuduko wo hejuru, nta kurangara na gato ugomba kugira. Nta mwanya wundi uri buze kubona wo kwita ku bintu bitakureba. Nibyo nigeze kubabwira ngo ushobora kubaza Bill Gates ukamubaza nk'amakuru ya Cristiano Ronaldo akakubwira ko atayazi, kubera ko umwanya munini ari mu bitabo. Umuntu usoma ibitabo birenga 150 ku mwaka, biragoye yuko wamubaza iby'amakuru y'imikino, kubera ko ibyo ashaka gutsindamo ni ibijyanye n'ibyo bitabasoma, ntabwo ari ibintu bijyanye n'imikino. Ari muri fast lane, ntabwo ari muri slow lane. Slow lane ni wowe ubonera umwanya imikino, ukabonera umwanya imiziki, amakuru yose ubuyazi. Abantu bari muri fast lane rero hari ibyo bigomwa kugira ngo bagume kuri umuvuduko hejuru, kubera ko yarangaye gatoya birumvikana yakora impanuka. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye muri fast lane akarangara akora impanuka, arashya. Impanuka ni ugushya rero, ni kwa kundi ujya mu bintu bikakunanira neza kubera ko urarangaye. Ntabwo umuntu umara umwanya wose yumva amakuru y'imikino yagira imitekerereze imwe n'umuntu umara umunsi wose asoma ibitabo bijyanye n'ibyo ashaka kuba umutsinzimo. Uwo muntu ntabwo arangaye na gato, yari ku muvuduko wo hejuru. Uwo muntu uri mu mikino rero azahitamo gukorera leta, agendere ku muvuduko mukeya kugeza mu masaziro. Ariko uriya ukunda gusoma ibitabo by'ibyo ashaka gutsindamo, n'urugero ndi gutanga, kubera ko mu bwonko bwe yiteguye neza, azahitamo gutangiza ikintu kizatuma aba umumiliyoneri vuba vuba, kubera ko atarangaye. Uwo muntu azaba ari muri fast lane, azagerayo koko. Niwita ku mikino cyane, undi akita ku bumenyi bujyanye n'ibyo ashaka gutsindamo, birumvikana ko umwe azaba umuhanga mu kumenya amakuru y'imikino,
ndaba umuhanga mu bucuruzi. Nyuma y'imyaka 5 wakunze imikino cyane, azaba azi mu mutwe amakipe yose yitwaye neza mu bikombe bitandukanye n'abakinnyi bayakinamo. Niba kubimenya ntacyo bishyira ku isahane ye, uwo muntu azaba ari umuhombyi, kubera ko umwanya we yawuhariye ibintu bitunguka. Yawuhariye kugendera nyine mu kayira k'abanyamaguru, cyangwa se awuharira mu kugendera muri slow lane. Uretse ko no kumenya iby'imikino nabyo ushobora kubibyaza amafaranga muri iki gihe. Ngira ngo murabizi, hari abantu benshi, hari abanyamakuru b'imikino babibyaza amafaranga, hari abo byungura, ariko ababikurikirana akenshi nta kintu bibinjiriza uretse gutakaza umwanya. Niyo mpamvu umwanditsi avuga ko ibi bindi bikurangaza ukwiye gufata umwanya hafi ya ntawo niba utabikuramo inyungu. Banza umenye ngo kumenya iby'amakuru ya Cristiano Ronaldo biramfasha iki mu bucuruzi bwanjye, biramfasha iki mu mibereho yanjye. Noneho ushyire ku munzani. Niba hari ikintu bigufasha ushyiremo imbaraga ukurikirane cyane. Niba ntacyo bigufasha, izo nzitizi cyangwa se iyo mikino uyifate nk'inzitizi ikomeye. Hanyuma na wundi wibandaga ku makuru yamuteza imbere, nyuma y'imyaka 5 azaba ari umuhanga mu kumenya inzira zose yakoresha agashyikira amajyambere. Nawe natabibyaza umusaruro azaba umuhombyi. Muri make, buri kimwe cyose kigutwarira umwanya kigomba kuba ikikubaka. Niba ushaka kuva mu mubare w'abantu babagendera muri slow lane ukajya mu mubare w'abantu bagendera muri fast lane, buri kimwe cyose rero gihera ku icyo ushaka kugeraho, n'inzira uganamo ikajyana n'icyo ushaka kugeraho.